Reka nanone njye kubasuhuza mbashimira kandi mbaha ikaze hano kuri Key Property. Nemeye nk'uko bisanzwe uyu munsi rero ngiye kubereka iyi nzu nziza cyane iri kugurishwa miliyoni 140 ahantu turi. Urabona ko neighborhood yo ni sawa cyane, kaburimbo ni imbere hariya, urabona ko ni ibintu byiza cyane. So turi rero mu Busanza ahantu hazwi nko kwa Bamporiki, rero ahantu heza Karitsiye nziza ari kubaka amazu meza mashyashya. Tujye kureba ino nzu iri kugurishwa miliyoni 140, harimo n'ibiganiro bikeya. Reka tugendane. So iyi ni parking, hano hashyiramo imodoka ebyiri, urabona ko ari sawa. Reba rooftop hejuru, reka njye mbereke uko bimeze, design nziza, izi ndabo z'amavaze bajya bashyiramo, urabona ko ni inzu nziza. Inzu y'ibyumba 4, dushe na toilette 3, salo na salamanje, igikoni cyiza mu nzu hanze, ndetse n'inzu y'umukozi. Reka tugende rooftop mbereke. Urabona ko uzamutse hano turagenda, urabona ko iyi ni inzira ijya kuri rooftop. Reka mbageze yacu, muri kwibona hano ufite neighborhood ya Kabeza na Kanombe ku kibuga. Urabona ko ni ibintu byiza cyane, hariho amavaze. Icyo ushobora gukora ni ukuza ugashyiraho umutaka bigahita bisa neza. So neighborhood muri kubona ko ni ahantu heza cyane, kubaka amazu meza cyane ari modern. Kaburimbo ngiri hari imbere ni umunota umwe, urabona ko ni ibintu byiza. Neighborhood muri kuyibona. Reka mberekemo imbere, reka twinjire mu nzu imbere turebe uko bimeze. Aya ni amasikariye azamuka kuri salo bariko. Urabona ko ni bariko nziza cyane hano kuri salo, urukuta rwiza cyane rusa neza. Twinjira mu nzu, urabona ko urugi rwiza cyane rwa muvura. Urabona ko uru rugi baduhaye ni urugi rwiza cyane rumeze neza. Urabona ko ibaraza hano kuri salo ni sawa cyane. So reka twinjire turebe mu nzu mo imbere se bimeze biti. Wow, twageze muri salo, urabona ko ni salo nziza, parafo ni gypsum muri kubibona, amatara meza cyane, TV stand yacu ngiriya, urabona ko irasa neza cyane. Kuri miliyoni 140, Kanombe mu Busanza, ahantu heza cyane. Uhita ugera hafi yo kwa Bamporiki, hafi ya Kabeza. Urabona ko ni ibintu byiza. Salo yacu urabona ko ni salo nziza rwose, imeze neza, irasa neza cyane. Reka dutemberane tuvuye muri salo mbajyane muri salamanje. Urabona ko ni salamanje nziza ifite ukuntu ikase neza. Reba parafo ni gypsum, urumuri rwiza cyane. Ngiyi sink ho gukarabira maze gufata amafunguro yawe cyangwa mbere, dore akamiriwari keza cyane. So twava muri salamanje, hano dufite iki gikoni kiri open kitchen cyangwa se American style, cyiza, gifunguye kandi kinini gihagije, gifite utubati twishi. Urabona bino bintu, urabona ko aya lavabo meza cyane yo kogerezamo. Reka turebe ko harimo, urabona ko amazi rwose hano biba bisa neza cyane. So ngahari aho gushyira oven, firigo ikazajya hano mu rundi ruhande. So urabona ko hano rero ni igikoni kiba gisa neza, giteguye, kiri open. Aho ushobora no kwashyira amafunguro yawe usavinga, cyangwa se kuna hano bakashyira udutebe bakazengurutsa bikaba nk'akabari. So tujye mu byumba. Icyumba cya mbere cy'abashyitsi ngicyo, urabona ko ni icyumba kimeze neza, gikase neza, amarangi meza, amakaro meza cyane nk'uko muri kwibona. Iki cyumba rero kiri hariye cyangwa se kiri self contain. Urabona ko iyi ni dushe y'icyumba cyacu cya mbere cy'abashyitsi. Dushe urabona ko ni nziza cyane, imeze neza, urabona ko ibikoresho byose irabifite. So tuvuye hano mu cyumba cya mbere, reka turebe ibindi byumba bisigaye naho turebe ko byifashe. Reka twinjire muri koridoro mbereke uko bimeze. Wow, urabona ko dufite koridoro nziza, ni inzu nziza cyane ndende, ifite ukuntu ifitemo umwuka uhagije. So aha dufite uriya muryango ujya mu gikari. Aha tukagira ibindi byumba bibiri bisangiye, dushe na toilette. Dore icyumba cya mbere ngiki, urabona ko ni kinini, kimeze neza, kirahagije, muri kubibona. Reka rero mbereke ikindi cyumba cya kabiri, ubwo kikuri iruhande.
rwa hano niho kiri, nacyo urabona ko ni icyumba cyiza, ibyumba binini bifite ukuntu inzu ni ndende rwose, umwuka uhagije, reba amadirishya manini ameze neza. So tuvuye muri iki cyumba rero, uko ari ibyumba bibiri nk'uko nabiberetse, biraza bigasangira iyi dushe na tuwarete. Urabona ko iyi dushe na tuwarete niho ibyumba bibiri biza bigahurira, ubona ko ni ibintu bisa neza, ibikoresho byose birimo. So tumaze gukora ibyumba bitatu, tujya kureba icyumba cya nyuma aricyo master. Muri tukiri iyi korodori, uruhande rw'ibyumba tubivuyemo, wakomeza aha tukajya muri master. Already twinjiye igice cya master cyangwa se icyumba cya nyir'urugo, tugahera muri iyi dushe. Urabona ko dufite dushe nziza, dushe nini yisanzuye, ifite ibikoresho byiza, nayo muri kubibona buri kimwe cyose hano kirimo. Ubona ko idushe imeze neza. So tukiva rero muri iyi dushe, dukomeza tujya mu cyumba nyirizina, ariko tugahera mu rwambariro. Ahangaha ubona ko duhita tugera iyi side ya garde-robe. Ubona ko ni garde-robe nziza nini, kase, biteguye neza, bisa neza. So ubwo twava mu rwambariro tugakomeza muri iki gice cy'icyumba. Urabona ko bashyizemo uru rukuta rugabanya urwambariro ndetse n'icyumba nyirizina. Ubwo ahangaha rero ukaba uri mu cyumba, urabona ko ni gypsum, kimeze neza rwose. Nta mu rwambariro, urabona ko ni gypsum, urabona ko birasa neza. Reba urwambariro hariya umutwe w'igitanda uri kubibona. Urabona ko ni icyumba cyiza gihagije, bakase neza rwose. Aha nta gitanda gusa, kuko twabonye ko urwambariro rufite umwanya warwo, ndetse tukagiramo n'iriya dushe na tuwarete nayo ifite umwanya warwo. Ubona ko ni ibintu byiza biteguye neza. Rero iyi master yacu iraza igasohoka hanze, ikagira iri baraza, iyi terase, ndetse ukaba wanafungura ukahita ujya hejuru kuri rooftop nk'uko mwabibonye. Reka mbereke mu gikari. Twara mu gikari rero, turebe mu gikari h'inzu yacu. Urabona ko ni igikari cyiza, kinini, cyisanzuye. Reba ko ni inzu ikase neza. Urabona ko hano uhita usubira ku irembo, ariko utarajya ku irembo reka mberekere mu gikari neza. Aha ni hamwe hano bazashyira ibya byuma byo kwanika imyenda, cyangwa se bashobora no kubishyira n'ahangaha, byaterwa n'uko mwabipanga. So reka tugende, ariko ndumva ibyuma biriya, hari kiriya cyuma hariya hejuru, ukazashyiramo umwenda, urusinga rukagenda rukajya mu cyashya hirya hariya. So ubona ko iki cyose ni igikari. Rero hano dufite igikoni cyo hanze n'aho gukarabira, muri kubibona ko birasa neza. Hirya tukagira amazu cyangwa se inzu y'umukozi, ndetse n'ikigega cyo hejuru. So iyi ni sitoke muri kubibona. Ubwo inzu y'umukozi izaba ari iyi, ni iyi ngiyi, ni harari uri hano ku nzu. Hano harimo dushe na tuwarete by'umukozi, hejuru naho ikigega ngiki kiriya. Urabona ko ibintu byose birateguye. Aha naho ukahita usubira ku irembo. Guys, nk'uko tumaze gukorana na tuwa rero, mubona ko maze kubereka ya nzu yacu. Nongera mbibutsa ko twa turi Kanombe mu Busanza, hafi yo kwa Morikineza, hafi ya kaburimbo, n'umunota umwe. Ati nziza cyane, bari kubakamo amazu meza cyane ari moderne. Aho turimo tureba inzu yacu iri kugurishwa ku giciro cya $140,000, ziganirwaho gatoya, parikingi imodoka ebyiri nini z'amajipe, ibyumba 4, dushe na toilette 3, salon salle à manger, igikoni ndetse na rooftop. So ni kare rero, hamagara kuri nimero kuri screen, maze ngusurishe. Gusura ni ubuntu, kandi ntiwayigure no gukanda subscribe kuri Key Property. Murakoze cyane.